wowe wagiye kuri teri ushyigikira abateka mitwe mpaguruke mu kiganiro ngive mu bire kubera iki ngive mu bire oya hakugira uze haguruke mu kiganiro bese abantu haguruke mu kiganiro hakugira bese abantu haguruke ugenda kukiyanze ko famiye murwaza agashaka ko yishyura amafaranga umurwaza hanyuma arangiza akanga kurya ku manywa akanga kunywa ku manywa akajya arya n'ijoro saa sita z'ijoro agatumiza komande saa tanu saa sita z'ijoro kugira ngo abantu bamenye ko atarya kandi yariye saa sita z'ijoro aha reka mbaze gusubiza aho ngaho ku manywa yangaga ku manywa yarirembeshaga akanga kugaragaza ko ari muzu yavugana n'umuntu umwe kuri telefone mwebwe mwese akavuga narwaye wishinyagura ariko ibikiwo fata voice note zo mu biganiro bya telefone ahamagarwa nanjye mwajya namwihamagara ikiganiro gifite uko yavugaga nuko iyi voice uyumvise biratandukanye kambaze gusubiza abantu bavuze hari abantu bavuze ngo kubera iki atari kurwazwa n'umuryango na famille ngiye nigere kuri tere ku bitaro bwa mbere ni nanjye umuntu wasohoye video yo mu bitaro wanasohoye inkuru ugera amaze kuvugana na docteur w'ibitaro Dr Bernard Deje w'ibitaro twamaze kuvuga sandi no gasaro yari icyaha ngaha Deje yarambwiye ngo ntabwo ashaka kujya muri media kugira ngo mujyane mikoro muyitunge dore imbogo mu bitaro aryamye ku gitanda mu mutunge kamera aryamye ku gitanda kandi mwavugaga katavuga mwavuga kateguka mwavuga katabasha kugenda yari yarayavuye gutora nubwo batore kuri hospital yari yarayavuye gutora yigenza mwamubajije aryamye ku gitanda ntiyeguka ntagira gute ibiki ntajya gute yagera saa 5 z'ijoro agatumiza motari na komande y'ibihumbi 53 kabangwe mbere ahantu arajya kuri pasta bantu rero hano dore imbogo yavuze ngo nepo ngo ninagaruka ikigali urahibuka aho muzasezerere yabaye igifite umuntu yari tekinike kugira ngo babone amafaranga abantu oya paste ariko dusangira ijambo wamubona sinuka kwizera cyambere kabaza nkubwire mu bintu bya mbere byo tutakuziho nk'ubu PR w'ibitaro hari ikiganiro yakoranye Dr. M yahamagaye Dr. M atazi kari mu kiganiro Dr. M yitaba PR w'ibitaro Eric aramwe ati nkabiri ya bintu mwamuvuga mwabihagazeho atese byibye ati yo mwandika ngo ibitaro byirukanye umurwayi ntabwo ibitaro byirukanye umurwayi biramusezera atusibye ko tutaramusezera aracyana hari arangije size ukuntu yamutumye ababyeyi arangije atakuraho loud speaker ashyira ku gutwi wabyumvise neza aravuga ati kubera iki wanyimye kiriya kiganiro niba ari urukundo rwakujyanye ikibogora hospital kuki utamaye kiriya kiganiro kandi nakubeko nanze ko YouTube yaguhana utubwiye ko wajyanye umutima mwiza kureba dore imbogo gusura dore imbogo ujya kibogora ugiye gusura dore imbogo wajyanye umutima mwiza ko wakoreye ikiganiro nta kigusaba wabwiye ngo wayamwe ngo pastor ndagukunda bikomeye ngo niyo yawe nde wundi hawe nagiye pastor oya aho abantu bari kubaharabika abakigutese mwe muri kugenda mugaharabika urebera ko dore imbogo yagabanaganira mu gihe yamumanagingaga umva nyine icyo kintu yari manager Dr. M nawe nawe sasa Dr. M nawe ni manager wa dore imbogo ni producer wa dore imbogo ntago ari manager uretse gute ugendera ku biganiro byose bakoze urumva Sheri Shushu nyine ya tekinike yo gukwega imitima abantu bababeshya ariko ariko ibintu bya tekinike wazana kuri kamera ntabwo wabonda ngo bintu wazana kuri kamera ibintu bya tekinike mugasomana wabakwiye gupfukama ugasaba imbabazi abanyarwanda uriya ni muri umurezi Cheri akora mu icyazo rya Nyamasheke batundaga bataze ubundi maze nkwibarize urwo rukundo rwatumye Dr. M yavuze ko ngaho none genda utuzanire babana ba dore imbogo Dr. M yavuze ngo afite abana babiri bavuga ku bagabo babiri batandukanye b'abanyamasheke iwabo kutagenda ngo batuzane ubazare kuri kamera nabo niba wemera uretse niba wemera ibyo Dr. M yatangaje ku rugendo TV rwawe yatangaje ko dore imbogo afite abana babiri kandi yababyaranye n'abagabo babiri batandukanye abana bari iwabo Nyamasheke kuki wagiye Nyamasheke ntuzane abana ba dore imbogo noneho ngo bafashwe kwiga bafashwe ubuzima bafashwe imibereho ibyo bintu none uko mwafashije nyina nabo bana nibafashwe genda nabo batuzere tubarebe badahari babiri badahari kandi wemera ko Dr. M atabeshye
niba rero ubwo niba wemera ko n'abana babiri yavuze ko yarabeshye Dr. M ntabwo yabeshye ko Dorimbogo arwaye ahubwo niba yarabeshye ko ku bana yarabeshye ku bana ntabwo ndishuwa neza ko yabeshye cyangwa atabeshye. uyu munsi rero nubwo buryo akwiye kwisubiraho ubu nakabaye mukubaza ahubwo wowe muheruka muri ku musozi wa Jabana hejuru mu birere muzamuka n'abagore n'abakobwa mbese harimo aravuga ati wowe wafungiye umugisha Pasteur Mutasi teposhara wa mugore we wafungiye umugisha nawe wafungiye umugisha ukawuhundi ndaguhambiriye hano ubu rero narizi ko ari we wakabaye umubwira. natekereje ndavuga se Bishop yagiye yaba kira kiganiro yakoze cyaramutaye uwo mu wakajwiga kabafunze akaba ari amakuru ntazi nzabaza Pasteur Claude numvaga ari ikintu kimyimbije umutima nubwo atari cyo cyanzanye atari yo ntego yacu ikiganiro. Ntabwo mbizi Bishop Gerard ni umugabo ariko kandi ikibazo kiwe ni kimwe aragenda akaba umuntu wo mu bwigunge akagenda kabiyo akakubwira ngo ndahuze hari ibyo mpugiyemo ibyo ahugiyemo rero ugasanga ntawe ubizi rimwe na rimwe ugasanga n'inzara ishobora no kumwica avuga ngo hari ibyo ahugiyemo kandi nta n'ibyo ahugiyemo.